ugasanga abantu bari mwirari ry'amafaranga, ntago banyuzwe nuko bari mwirari ry'imyenda igezweho, imisatsi y'akataraboneka, irari ribi. Bayinanye irari ribi. Mwibuke ko kuri 20 z'uku kwezi kwa gatanu ni kuwa gatatu, mwanyumvise neza, saa 8:00 hagati ya 20 na 25 mujya gucya. Mwibuke ko andi Imana yansanze irambwira ngo itorero ndibwire ngo baha agaciro ijambo ryo mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo wa 11 na 12. Mwanyumva neza? Mbabwire ngo bazirikanire ijambo ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Amena. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'izisi. Buryo Umwuka ashobora kuduhindura bashya, ibyatunezezaga bibi tukabyihana. Amena. Irari ribi ryadutwaye tukarikizwa, igomwa ishyari bikatuvamo. Twagenanye nuko mwongere mwibuke bwa butumwa Imana yatanze kuri 6 z'ukwezi kwa 10 2019 ari ku cyumweru, kuri 6 ku itariki 6 z'ukwa 10 2019 ari ku cyumweru, nibwo Imana yansanze ko ngende mbwira itorero ngo abantu bifuza guturwamo n'Imana, ubu nyine turifuza Umwuka Wera ngo aduhindure bashya. Siko bise ngo agira ate? Aduhindure bashya. Abakiri mu bubata bw'irari ribi bakeneye Umwuka Wera ngo abahindure bashya. Abacyuzuye igomwa n'ishyari bakeneye Umwuka Wera. Noneho muri iryo hereko Imana irambwira ngo nzabwira itorero ngo abifuza guturwamo n'Imana, mbese bifuza ko Umwuka Wera baturamo, ngo nzababwire ngo hari ibintu bibiri bitabana. Twagereye bibiri bitagira gute? Bitabana. Ngo nzababwire ngo ni ishyari n'Umwuka Wera. Mwanyumva neza? Umuririmbyi wa 86 mu ndirimbo z'agakiza arasenga ati uduha Umwuka wawe Mana yera, nk'uko woherereje abakera, ati ucana umuriro wawe muri twe ntidukomeze kubabaza ihazi. Umuntu w'akazi yazi numeze ate? Umuntu w'akazi yazi ni umuntu udahama hamwe, ukora hirya no hino. Mwanyumva neza? None yakishijwe, ejo yasubiye inyuma, none yihanye gusambana, ejo yongeye yasambanye. Uyu munsi yasabye imbabazi umugore we ko atazongera kumutera amahane, kumutera ibibazo, ejo yabyongeye. Uyu munsi yasabye imbabazi umugabo we ko atazongera kumusuzugura, ejo akabyongera. Uwo yitwa akazuyazi. Yitwa iki? Bityo rero Umwuka Wera niwe ushobora gushoboza abagabo guhama hamwe muri inzira agakiza twiyemeje. Umwuka Wera niwe washoboza abasore n'abakobwa guhama hamwe batajarajara. Haleluya. Ni nawe washoboza abagore guhama mu gakiza twakiriye. Sibyo? Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni wa Pentekote, ni umunsi twibukaho ko intumwa zujujwe Umwuka Wera. Sibyo? Amen. Bari bafite isezerano bahawe n'Umwami Yesu. Arababwira ati icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya
hose ndetse n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Bityo rero bategerereza i Yerusalemu. Igihe kigeze Imana ibasohoreza isezerano. Amena. Natwe rero uyu munsi dukeneye ko Imana yadukorera icyo kugira ngo tubashe guhamya ko Yesu ari umwami tudatinya. Si ibyo gusa, tubashe no kureka ibyaha burundu. Amena. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Tito. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice ni cya 3, umurongo wa 3 tugeze ku murongo wa 5. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice cya 3, umurongo wa 3. Turasoma tugeze ku murongo wa 5. Gusa mu mwanya nyine dusabe ababyeyi iki kintu bazagitsinde rwose, nabo bajye basenga Imana ati Imana dushoboze no kwitwararika abana, tubafate neza ku buryo bataba kirogoya. Amena. Cyo nacyo mugitsinze mwamukoze neza. Hanyuma kandi n'abantu mujye munya mu igihe cyo gusohoka n'iryari, ntabwo ari igihe cy'ijambo ry'Imana. Mwanyumva neza? Mujye mu igihe cyo gusohoka, mu cyagiye bavuze bati turimba indirimbo, babagira ngo ufite ikibazo gikemure agaruke mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Sibyo? Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye Tito, igice ni cya 3, umurongo ni wa 3. Dusome kugeza ku murongo wa 5. Haranditswe ngo kuko natwe kera twari abapfapfa, tutumvira kandi tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turabo kwangwa urunuka natwe twangana. Murongo wa 4. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse 5, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Amena. Uyu munsi wa none mfite intego ivuga ngo Umwuka Wera aduhindure bashya. Amen. Umwuka Wera agira ate? Aduhindure bashya. Aha tuhabonye ijambo rikomeye. Pawulo aravuga, yandikira Tito ati kuko natwe, nanjye, nawe, sikabize, kuko natwe kera twari abapfapfa. Twari abaki? Twari abapfapfa, tutumvira, twagenanye kandi tuyobagurika. Kandi tugira gute? Tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi. Yesu nadufashe cyane. Turi mu bubata bw'iki? Bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe. Yesu nadufashe. Duhora tugira igomwa n'ishyari. Nibyo? Duhora tugira iki? Igomwa rero nta wundi urikiza uretse Umwuka Wera. Mwanyuma neza? Duhora tugira igomwa n'ishyari, turabo kwangwa urunuka natwe twangana. Twanyine natwe tugira gutera natwe twangana. Ubwo mbega ndagira ngo tumenye icyo Umwuka Wera akora cyangwa icyo yakoze muri bamwe muri twebwe. Mwanyuma neza? Ndagira ngo rero uyu murongo wa 3 twongeye tuwutekerezeho.
kuko natwe kera twarabapfapfa tutumvira kandi tuyobagurika. Mwanya neza, kandi tuyobagurika turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari. Twanyine turabo kwangwa urunuka ntabwo twangana, nibyo ntabwo tugira gute, ntabwo twangana. Hanyuma rero umurongo wa 4 twanyine nyamara kugira neza kw'Imana. Amena. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse. Amena. Bigize gute? Murongo wa 5 iradukiza. Twagiranye igira gute? Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Twagiranye. Ndagira ngo tubanze dutekereze ahantu. Hari igihe umuntu avuga ati kwa muganga kugira ngo bambuye umuti natanze 4,000. Twagiranye ko mwanyumvise neza? Kugira ngo bemere kumvura natanze 10,000, natanze 5 se. Mwanyumvise neza? Ariko hano ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze. Twagendanye ahubwo kubw'imbabazi zayo. Kubw'iki? Kubw'imbabazi zayo. Hanyuma ituvurisha ikirere. Amena. Umuti yaduhaye ubuye. Mwanyumvise neza? Haleluya. Idukirisha ikirere. Mwamutanye neza? Kuko nshobora kuvuga nti wenda kwa muganga bampaye umuti n'uyu, bampaye chlorgisacirine, bampaye paracetamol. Twagendanye. Ariko idukirisha iki? Ijambo ry'Imana tuvuga ngo idukirisha kuhagirwa. Igiye kudukiza ryarari ribi, idukirisha kuhagirwa. Amen. Ryashyari ryagomwa idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri. Amen. Idukirisha kugira gute? Idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri. Ikindi nanone yakoresheje idukiza. Haleluya. Ngo ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Amena. Ikadukirisha no guhindurwa bashya n'iki? N'Umwuka Wera. Mbese byumvikana ngo Umwuka Wera ataraguhindura mushya ntushobora gukizwa irari. Mwanya neza? Umwuka Wera ataraguhindura mushya ntiwakizwa ishyari. Twagiranye. Umwuka Wera ataraguhindura mushya kwangana ntiwabireka. Kandi ufite amatwi mva yumve. Umwuka Wera rero iyo yaduhinduye bashya. Amen. Imikorere irahinduka. Ibyatunezezaga byo bikadutera agahinda. Mwanya neza ariko ibyatunezezaga bikatubihira ndetse tukabyanga kubera ko twahindutse bashya. Amen. Twagize gute? Twahindutse bashya. Abanezezwaga no kujya mu gakungu, nuko agakungu nikongere kubanezeza. Abanezezwaga no guca inyuma y'abagore bashatse, Umwuka Wera yabahindura bashya. Haleluya. Ntibongere kunezezwa no kurarikira abandi bagore. Mwaneze amatwi ariko abashimishwaga no kwiba, Umwuka Wera yabahindura bashya, kwiba bikabavamo. Kubera ko Umwuka Wera yabahinduye bashya. Mwese mwamucyanye ariko yabahinduye bashya. Burya niyo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 12 umurongo wa 2 aravuga ati kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Amena. Mugize iki? Mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Haleluya. Nuko umugaragu w'Imana Pawulo aza kumenya ko nta ushobora kuba yakora iby'Imana ishaka atarahabwa umutima mushya. Nuko yandikira Abaroma ati kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya
kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Amen. Hari ibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Bityo rero bakristo bene data, ndizera ko ahantu muhumva mbere yuko Pawulo abwira Tito ijambo dusomye, yabanje kuhugura, abwira uhereye ku murongo wa mbere, ababwira ko bagomba no kumvira abatware ndetse bakanabasengera. Manye mareza, wenda ati nubona n'umutware hari ukuntu akoze kutari kwiza, wibuke uti natwe niko twahoze. Manye mareza, natwe niko twahoze, ati kuko natwe kera twarabapfapfa. Manye mareza, nubona mugenzi wawe hari gukora ibitakunezeza, ntumucireho iteka, umusengere, wibuke uti ariko nanjye nyamara nuko nahoze ndi. Mwanyuze neza, nanjye niko narindi. Unamuka ntabwo iyo ndwara tuyishaka. Kanyene Imana idufashe cyane. Iyo ndwara ni imwe mu zikeneye gukizwa, yo kunama mu mwanya nk'uyu nguyu wo kumva ijambo ry'Imana. Uneze amatwi? Pawulo ati kuko natwe kera twarabapfapfa, tutumvira kandi tuyobagurika. Kandi tugira gute? Kandi tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi. Birashoboka ko ukiri muri ubwo bubata bw'irari ribi, ariko nta wundi wagukiza ubwo bubata uretse Umwuka Wera. Amen. Wa mwuka watumye Petero ahamya ko Yesu ari umwami. Wa mwuka watumye Pawulo akizwa gutukana. Amen. Akizwa urugomo. Umwuka Wera wahinduye Pawulo ari we witwaga Sawuli. Ahamya mu rwandiko yandikiye Timoteyo, mu rwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 13. Ahamya akavuga ati kuko ati nubwo nabanje kuba umutukanyi. Twagenanye nabanje kuba iki? Ati kuko ati nubwo nabanje kuba umutukanyi, n'urenganya, n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Mwuka Wera ataramuhindura. Siko biri se? Sivyo? Mwuka Wera ataramuhindura. Ijambo ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi, n'urenganya, n'umunyarugomo. Twagenanye atariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Twagenanye yabikoze mu bujiji ngo ataragira ate? Atarizera. Hagiye kwandikira Tito rero ati kuko natwe twarabapfapfa, kuko natwe kera twarabapfapfa, tutumvira kandi tuyobagurika. Yesu nadufashe. Turi mu bubata bw'irari ribi. Kayene mu bubata bw'iki? Bw'irari ribi. Ukurikije iri jambo wasanga habaho n'irari ryiza. Manye mareza, mwaneza amatwi ariko Pawulo ati twabanje kuba mu bubata bw'irari ribi. Wenda nawe wabaza utetse koko habaho irari ryiza? Mwanyumvise neza ariko irari ryiza birashoboka ko ryabaho. Umuririmbyi waje kuririmba indirimbo yararirimbye. Twageneye umuririmbyi yararirimbye, aza kuririmba agezaho avuga ati Mana y'urukundo utwigishe gukundana neza rwose. Amen. Titwegere uruhimbi rwawe. Agiye kukwanzura ati irari ry'imitima yacu ngo iki? Ribe ibyo sose irari ryiza. Amen. Haleluya. Irari ry'imitima yacu ribe ryo kugira gute? Ribe ryo guhazwa nawe. Twagenanye iryo ni irari ryiza rero. Amen. Ntiyavuga ati irari ry'imitima yacu ribe ry'abagore b'abandi, iry'abagabo b'abandi, ribe ryo guhazwa nawe Mana. Haleluya. Iryo ni irari ryiza. Mwamize neza ariko
irari ryo guhazwa n'Imana. Mwabyumvise neza? Ariko mu gihe tutaye twizera uwo mwami, nibwo tuba mu bubata bw'irari ribi. Siko birisi? Yesu natugendere cyane. Ugasanga abantu bari mwirari ry'amafaranga, ntago banyuzwe nuko bari mwirari ry'imyenda igezweho, imisatsi y'akataraboneka, irari ribi. Bayinanye? Irari ribi. Mwibuke ko kuri 20 z'uku kwezi kwa gatanu ni kuwa gatatu, mwanyumvise neza, saa 8:00 hagati ya 20 na 25 mujya gucya. Mwibuke ko andi Imana yansanze irambwira ngo itorero ndibwire ngo baha agaciro ijambo ryo mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 2 umurongo wa 11 na 12. Mwanyuma neza, mbabwire ngo bazirikanire ijambo ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Amena. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi. Twageneye n'irari ry'iki? Ryose si irari ribi. Maniza amatwi ariko. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi. Twageneye. Kandi bukatwigisha kugenda twirinda. Amena. Dukiranuka. Haleluya. Twubaha Imana mu gihe cya none. Mwese mwamujanye neza? Haleluya. Ndizera ko mwanteze amatwi. Gusa rero ndashaka kuvuga kuri iyi mirimo y'Umwuka Wera, indwara izadukiza cyangwa indwara Umwuka azadukiza nitumwemerera agatura mu mitima yacu. Amena. Mwumvise Imana niko ko yaradukijije, ariko igira ikikoresha idukiza. Idukirisha kuhagirwa. Twagenanye. Ariko ku byago bwa kabiri. Kandi ikadukisha no guhindurwa abashya n'Umwuka Wera. Amena. Idukisha guhindurwa abashya n'iki? Mbega byumvikana ngo Umwuka Wera niwe Imana ikoresha abari bari mu bubata bw'irari, ikabahindura abashya bakava muri ubwo bubata. Abari buzuye igomwa n'ishyari ikabavamo, bakaba abana b'Imana batagira inenge. Amena. Fite amatwi mba yumve. Ubwo ni gusanga izina rihinduka. Wari indaya akitwa umurokore. Twagenanye. Wari igishega butaruza agaciro k'umugabo we, agahindurirwa izina akitwa umwana w'Imana. Wari umujura, ntiyongere kwitwa umujura, akitwa icyaremwe gishya, nk'umukozi w'Imana, bitewe nuko yahinduwe mushya n'Umwuka Wera. Amena. Kandi natwe kera twari abapfapfa, tutumvira kandi tuyobagurika, turi mwirari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa. Twagenanye n'ishyari, turabo kwangwa urunuka. Natwe twangana. Yesu nadufashe cyane. Natwe tugira gute? Mbega bakatwanga natwe tukangana. Turabo kwanga urunuka ariko ntabwo twangana. Siko dusomye se? Natwe twangana. Noneho rero aho gukira kwabonekeye. Amena. Cyangwa aho gukira kwaturutse. Semwanyumvise neza? Mbega uriya murongo wa 4 ndashaka ko tuwutekerezaho aho muri Tito mu gice cya 3 umurongo wa 4. Mwanyumva? Mbese ni nk'uko umuntu ahura na mugenzi we yaramubonye imbere afite indwara, bahura ubwa kabiri akabona ya ndwara nta kifite. Ati mbwira aho wakiriye. Siko birise? Mwanyumvise neza? Mbwira aho wakiriye. Iyo ndwara wayikiza uti? Umuganga wakuvuye nanjye wamunyereka. Twageneye ariko. Amena. Noneho Pawulo agiye gutanga
cyangwa se kugaragaza aho umuti wakijije iryo rari ribi n'ibindi aho waturutse. Amena. Nibwo avuze ku murongo wa 4 ati nyamara kugira neza kw'Imana. Amena. Kugira neza kwande? Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo bibonetse twagendanye. Mbega ibyasunikiye Imana kudukiza. Haleluya. Nukugira neza kw'Imana n'urukundo ariko. Mwanyumva neza ko? Amen. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo bibonetse twagendanye. Iradukiza. Igirite? Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze twagendanye. Ntacyo tuyihaye. Amena. Ahubwo Imana isunikwa no kugira neza kwayo ndetse n'urukundo. Siko biri? Noneho iradukiza rero itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo. Noneho ridukirisha iki rero? Amena. Idukirisha kuhagirwa twageneye ariko ku byago bwa kabiri. Haleluya. Idukirisha kuhagirwa. Kugira gute? Kuhagirwa ariko ku byago bwa kangahe? Ariko ku byago bwa kabiri. Ufite amatwi umva yumve. Noneho ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Amena. Mwuka Wera yatugezemo aduhindura bashya nkuko nabivuze. Ibyo twakundaga tukabyanga, ibyadushimishaga ntibyongere kutunezeza, ahubwo tugahindura. Mbega tugakunda ibyo twangaga twageneye. Mwabyumvise neza? Muzi se ko Sawuli umwuka yamuhinduye Imana yarwanyaga akayikorera? Siko birise? Amena. Muzi ko umwuka yamuhinduye twageneye. Yesu atemeraga akajya kumuhamya. Amena. Kubera ko Umwuka Wera yamuhinduye twagenanye. Icyampa ntimusinzire. Biteye agahinda. Mwanyuma neza? Biteye agahinda gusinzira mu mwanya nk'uyu. Biteye umubabaro gutaha ntacyo cyuye kuri uyu munsi wa Pentekote. Imana ishaka kutubwira imirimo y'Umwuka Wera, buryo Umwuka ashobora kuduhindura bashya, ibyatunezezaga bibi tukabyihana. Amen. Irari ribi ryari ryadutwaye tukarikizwa, igomwa ishyari bikatuvamo twagenanye. Nuko mwongere mwibuke bwa butumwa Imana yatanze kuri 6 z'ukwezi kwa 10 2019 ari ku cyumweru. Kuri 6 ku itariki 6 z'ukwa 10 2019 ari ku cyumweru, nibwo Imana yansanze ko ngende mbwira itorero ngo abantu bifuza guturwamo n'Imana. Ubu nyine turifuza Umwuka Wera ngo aduhindure bashya. Siko bise? Ngo agira ate? Aduhindure bashya. Abakiri mu bubata bw'irari ribi bakeneye Umwuka Wera ngo abahindure bashya. Abacyuzuye igomwa n'ishyari bakeneye Umwuka Wera. Noneho muri iryo yereko Imana irambwira ngo nzabwira itorero ngo abifuza guturwamo n'Imana, mbese bifuza ko Umwuka Wera baturamo, ngo nzababwire ngo hari ibintu bibiri bitabana. Twageneye bibiri bitagira gute? Bitabana. Ngo nzababwire ngo ni ishyari n'Umwuka Wera. Mwanyumva neza? Ngo nzababwire ngo ishyari n'Umwuka Wera ntabwo bibana. Twageneye ishyari n'Umwuka Wera ntabwo bibana. Muri iryo yerekwa rero Imana irambwira ngo mugenzi wandi gutanga iyo message, nzababwire ngo abakristo basome Abefeso igice cya 2 umurongo wa 22. Bazasome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso
igice cya 2 umurongo wa 22, aho Pawulo yandikiye Abefeso arababwira ati namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amena. Namwe murubakanwa. Twagereye. Namwe mugira gute? Murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Maze nkuko nagiye mbabwira habaho kumva akaba no gusobanukirwa. Ubiri jambo turarisoma nivyo, ariko ntabwo ko turyumva ari kumwe bitewe n'uburyo twarisobanukiwe. Twageneye iri jambo namwe murubakanwa kugira ngo risobanukirwe, tandukanya kubakanwa no kubakana. Manyuma neza, ntabwo ijambo rituye ngo namwe murubakana, ahubwo namwe murubakanwa. Sikabiri namwe mugira gute? Murubakanwa kugira ngo mu inzu yo kubabwamo n'Imana. Amen. Mu mwuka. Ariko twibuke ngo ishyari n'umwuka ntabwo bibana. Manyumva? Ishyari n'umwuka ntabwo bibana. Iri jambo kubakanwa twageneye aho ritandukaniye no kubakana, nuvuga ngo kubakana biravuga ngo ndakubaka nawe unyubake. Uko ni ukubakana. Mwagize neza? Mwaneze amatwi? Ngo bisobanuye ngo ndabumwubatse nawe ubumuke nawe umwubatse. Uko ni ukubakana. Twagenanye. Nyamara kubakanwa. Amena? Kubakanwa bisobanuye ngo umwubatsi n'undi, muri twe nta mwubatsi urimo. Mwagize neza? Kubakanwa bisobanuye ngo twese turi amatafari, ahubwo umwubatsi ni Imana. Mwagize neza? Ahubwo aya matafari arayubakanye nyine akavuga ati iri rirajyaha iri rijyaha. Amatafari akubakanwa. Amena? Amatafari akagira ate? Akubakanwa. Rimwe rigafunga, irindi rikajya, irindi rikajya hari, irindi rigafunga. Twageneye ayo matafari akubakanwa. Amena. Ngo akagira ate? Akubakanwa. Niko bimeze rero, bivuga ngo nta muntu wo kwishyira hejuru, twese turi amatafari, umwubatsi n'umwe n'Imana. Amena. Namwe murubakanwa. Twageneye haragusanga umwana w'umuntu ati yewe ati yo ntabonetse abantu ntibafashwa, wowe se batabonetse. Twageneye wowe wafasha nde batabonetse? Simwa imiseneza ariko ntumva ko bisaba ko nabo baboneka. Amena. Mwanyumvise neza? Turasabwa kumenya icyo kintu. Uwiteka tugenderere cyane. Nuko menya ngo haleluya. Sobanukirwa. Menya uko biri kose ndaboneka n'akana kakaboneka, hanyuma Imana ikatwubaka twese tukubakanwa. Amena. Twese tukajya gute? Twese tukubakanwa. Simwa ngukenye neza ariko Yesu nadufashe cyane. Bityo rero turasaba kumenya ngo turi amatafari, umwubatsi n'umwe n'Imana. Twageneye n'umwe ninde? N'Imana. Bishobora gutanga ijambo ugasenga uti Imana fasha umujye kutwigisha. Amena. Mwanyumvise neza? Nuko undi akavati yari kuri umukozi kugira ngo abone wenda icyayi cyo kunywa. Ubwo nyine byose ni ukubakanwa. Mwanyumvise neza? Biteka tugenderere cyane. Nkaba ngira ngo rero tudatinze turebe icyo umwuka azakora muri twebwe nitumara gukizwa irirari ribi, tumaze gukizwa igomwa n'ishyari. Mwanyumvise neza? Igomwa n'iki? N'ishyari. Ni ukuvuga ngo hari ikintu kizaturanga. Amena. Kizaturanga nk'abana b'Imana. Mwanyumva neza? Ni ukuvuga ngo tuzarangwa n'urukundo. Kayire. Amen. Aho ishyari ryavuye risimburwa n'urukundo. Mwanyumva? Pawulo ati urukundo ntirugira ishyari.
sibyo? Urukundo ntirugira iki? Urukundo ntirugira ishyari. Mwanyuma neza? Aho ishyari ryavuye igomwa rikahava, hasigara urukundo. Nongeye mbabwire ngo Imana ukuntu ishaka ko inzu yayo yubakwa. Amen. Haleluya. Inzu yayo ariyo twebwe nyine. Siko tumaze kubona se? Turi inzu yo kubabwamo nande? Turi inzu yo kubabwamo n'Imana. Umwuka wera arashaka ko inzu y'Imana, amen, itababwamo n'ishyari. Noneho niba nifuza kubaho, numve n'akana kakwiriye kubaho. Twageneye. Amen. Niba nkeneye amahoro, numve ko n'abandi bakeneye amahoro. Ko n'abandi bakeneye amahoro. Twageneye. Haleluya. Imana niba ingiriye neza nkabona ibyo kurya, numve ko yari kwe kubikora n'abandi bakabona ibyo barya. Mwagize neza? Nicyo Imana ishaka mu nzu yayo. Amen. Niba nifuza umugisha, numve ko n'abandi bakwiriye n'abandi bakwiriye umugisha. Twagendanye. Mbese birasaba ko iri jambo pa nako ryavuzwe na Yesu. Iri jambo Yesu yabwiye abigishwa be, Matayo igice cya 7 umurongo wa 12, Matayo igice cya 7 umurongo wa 12. Ati nuko rero ibyo mushaka ko abandi babagirira, manyuma neza, namwe ibyo mubagirira. Amen. Ibyo mushaka ko abandi babagirira, namwe mubagirire namwe. Twageneye. Ibyo mushaka ko abandi babagirira, aba ibyo mubagirira namwe. Amen. Mwanyuma neza? Urashaka ko mwene so akubabarira, ariko wewe ntushaka kubabarira. Twageneye. Amucyenye neza ariko. Urashaka ko mwene so mbese agukunda, ariko ntushaka kumukunda. Birasaba ko ibyo ushaka ko abandi bagukorera nawe ubakorera. Amen. Soko meze? Nawe ubakorera. N'iki Imana ishaka rero. Kubw'ibyo rero. Amen. Kubw'ibyo ndagira ngo nse nk'ucunguzi y'umwete, kuko byo navuga kuri iri jambo byabirereje. Ariko ngira ikintu mvuga. Amen. Umwuka wera aduhindura bashya, agatuma iyo twakundaga tubyanga, ibyo twangaga ahubwo tukabikunda. Mwabivuze neza? Ibyo twarwanyaga tukabishyigikira. Twagenanye. Ibyo twari dukunze ngo tukabirwanya, kubera ko twahindutse bashya. Amen. Twagize gute? Twahindutse bashya. Ariko hari ikindi umwuka wera adushoboza, iyo yabonetse mu mitima yacu, adushoboza gukora ibyiza tutakoraga. Twageneye. Akadushoboza no kwihanganira ibyo tutihanganiraga. Mwanyumva? Maneza amatwari ko? Twageneye. Niba abantu kaga nkagira umujinya, umwuka wera akanshoboza kwihangana. Amen. Haleluya. Maneza amatwi. Akanshoboza kwihangana. Niba mbere umuntu yambeshyiraga, nkumva tutazongera kumvikana, umwuka wera akanshoboza bwo kumugirira neza yambeshyeye. Mwaneza amatwi. Ufite amatwi umva yumva. Umwuka wera. Amen. Umwuka wera adukorera ibyo tutashoboraga gukora, ibyo twibazaga ko bitanashoboka, arabikora. Murabyemera? Agira ate? Ibyo numvaga ntareka, iki cyamenye ariko urupfu rwanjye, umwuka wera akanshoboza kukireka. Amen. Akanshoboza kugira gute? Akanshoboza kukireka. Twagenanye. Aho niho Pawulo yabwiye Abagalatiya, iri jambo maze iminsi numva umwuka w'Imana risurika muri cyo cyane, uko mpagaze imbere y'abantu nkumva riramanutse. Twagenanye. Maneza amatwi ariko. Aho niho Pawulo yabwiye Abagalatiya mu gice cya mbere umurongo wa 13,
ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera. Mbega yerekana ati abatekereza ko Imana idashobora byose, kwidakiza. Abagalati igice cya mbere 13. Ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera njikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabisha. Twageneye kurenganya itorero no kuririmbura. Mwakujyanye neza. Aha rero yashaka kubwira abantu ati abibwira ko mbega umuntu adakizwa ngo bishoboke, tereka nanjye mbabwire. Amena. Ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera. Twagenanye ingeso ze yarafite ryari? Kera. Nari mfite kera njikurikiza idini y'Abayuda. Nanone kandi yashaka kwereka abantu ko idini atari ikiza. Twagenanye mwamujyanye neza ko kujya mu idini gusa Mwuka Wera ntabone cyicaro mu muntu ko bitagira icyo bihindura. Mwanyumvise neza? Harabwira ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera njikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Twagenanye ari kageze ku murongo wa 15 aho impinduka yaziye, ariyo ya neza y'Imana twabwiwe ngo ariko ngo nyamara kugira neza kw'Imana. Amena. Kugira neza kwande? Kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo bibonetse. Haleluya. Iradukiza. Igira gute? Iradukiza. Itabitewe n'imirimo yo gucyanuka twakoze, idukirisha kuhagirwa ariko ku byago bwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Amen. Haleluya. Nuko uyu Pawulo atari ku Imana yanhoranije ku murongo wa 15. Ariko Imana yanhoranije nkiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo. Amen. Impamagara kubw'iki? Kubw'ubuntu bwayo, nyamara kugira neza kw'Imana. Twageneye. Haleluya. Kugira neza kw'Imana gufitanye isano n'ubuntu. Siko bise? Impamagara kubw'ubuntu bwayo, imuhamagara iterero. Turebe hariya mu byakozwe n'intumwa igice cya 9, kuko mukanya ngiye kurangiza, ariko dusaba Imana ngo itorero ryayo Umwuka Wera arihindure rishya, imikorere ihinduke. Abakiri mu bubata bw'irari babuvemo, abakiri mu bubata bw'ishyari babuvemo, maze bishoboka Umwuka Wera duhindure bashya. Amen. Haleluya. Haduhindure bashya. Nongere mbibutse ko kuri 20 z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2026 ku wa gatatu ya saha ya saa 8:20 twagenanye. Mbibutse ko Imana yambwiye ngo dutegereje umunsi wa Pentekote ari wo wa none, ngo ariko ngo Imana yashaka ko umwuka utura muri twe ari umwuka urangwa n'ingeso nziza. Amena. Umwuka urangwa n'iki? Ari umwuka urangwa n'ingeso nziza, atari ukuzuzwa gusa ugatigita. Oya, ni umwuka urangwa n'imbuto. Amena. Haleluya. Urangwa n'iki hariya? N'imbuto. Mwanyumvise neza? Hanyuma rero haramu byakozwe n'intumwa igice cya 9 murongo wa 17 handitswe n'ijambo ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambikaho ibiganza. Uwo ni Sawuli. Twagenanye wa undi wari ufite ingeso mbi. Mwanyumva? Wa undi uvuze ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera. Siko biri? Ananiya aragenda yinjira mu nzu amurambikaho ibiganza, aramubwira ati Sawuli mwene data, Umwami Yesu wakonekereye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe Umwuka Wera. Amena. Ngo uhumuke ugere gute? Mbese kugira ngo bashe gukira ubwo bugome bwawe. Haleluya. Urasabwa guhumuka ukuzuzwa iki hajya?
kuzuzwa umwuka wera. Nteze amatwi. Ananiya aragenda yinjira mu nzu. Twagendanye mu Gifaransa iryo jambo riravuga ngo Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il en posa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu découvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nuko bivuga ngo Ananiya ngo arasohoka, ngo amaze kwinjira mu nzu, ageze mu nzu ngo arambika ibiganza kuri Sawuli, ngo aramubwira ati: Sawuli mwene data, umwami Yesu akubonekereye mu nzira waturutsemo, arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Ntubyerekeze kuri Sawuli, byiyerekezeho. Twagendanye umwuka wuzuzwe umwuka wera, nibwo irari ribi ryakubase rirakira. Amen. Umwuka wuzuzwe umwuka wera, nibwo ubugome bwakubase buravaho. Umwuka wuzuzwe umwuka wera. Amen. Nibwo gutukana byakubase birakuvamo. Umwuka wuzuzwe umwuka wera, nibwo agasuzuguro kakugize imbata karagihita kagenda. Umwuka wuzuzwe umwuka wera. Amen. Oh, nibwo kagakungu bakuvugaho gasebesha korale uririmbamo, nibwo karahita kava mu mutima wawe kandi ufite amatwi yumve. Umwuka wuzuzwe iki? Umwuka wuzuzwe umwuka wera. Nuko uyu rero Sawuli, haleluya, aho mu Byakozwe ni mu gice cya 9 umurongo wa 18, nguwo mwanya ibisa n'imboneranye bimuva ku maso, arahumuka. Amenya. Ibisa n'imboneranye bigira gute? Bimuva ku maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa. Ibisa n'imboneranye bimuvuye ku maso. Siko bise? Bimuvuye ku maso, arahaguruka. Haleluya. Arahumuka. Hari bigomba kuguva ku maso ugahumuka. Iyo bikiri ku maso yawe ntumenya ibyiza byo gukizwa. Iyo bikiri ku maso y'umuntu umeze atyo ntamenya ibyiza byo kwakira Yesu. Ariko uyu Sawuli ariwe Pawulo amaze guhumuka, ngo ajya mu masinagogi ku murongo wa 20. Haleluya. Ngo atangira kwigisha mu masinagogi ahamya ko Yesu ari umwana w'Imana. Mwabyumvise neza ko ahamya ko Yesu ari nde? Ari umwana w'Imana. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko rero hari gutihanganira kubera ko nta mwuka wera urakabona. Birashoboka ko hari ibyiza udakora kubera ko nta mwuka wera urakabona icyicaro mu mutima wawe. None Yesu arakubwira ngo humuka wuzuzwe iki? Wuzuze umwuka wera. Wibuke ko na Mariya, Marayika Gaburiyeli amaze kumubwira ati uzabyara, uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Mariya agize ikibazo ati byashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Ariko Marayika Gaburiyeli aramubwira ati umwuka wera azakuzaho. Amen. Ibyo byanditse muri Luka igice cya 1 umurongo wa 30 kugeza 34 uzayibona. Ariko cyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, ibyo ubona bidashoboka umwuka wera yakujeho byashoboka. Amen. Ibyo ubona utashobora umwuka wera nakuzaho uzabishobora. Sema nyimeze neza. Ibyo ubona bitashoboka ngo ubireke umwuka wera nakuzaho azagushoza kubireka. Twagenanye. Nuko rero amen. Ikindi umwuka wera niwe washoboje Sitefano kwihanganira gukururwa mu murwa Yerusalemu, bamutera amabuye, bamwica urupfu rubi, ariko Sitefano ngo yuzuye umwuka wera. Amen. Yuzuye iki? Yuzuye umwuka wera. Byatumye ngo bamwicisha amabuye areba mu ijuru kubera umwuka wera. Byatumye asabira n'abamwicaga. Twagenanye kubera umwuka wera. Kubera iki? Ntawe yigeze yitura inabi, ahubwo yasenze ati data ntubabareho iki cyaha, ariko ni umwuka w'imushoboje.
Mwabyumvise neza ariko ni umwuka wera bimushoboje. Nanjye njya ntekereza hari byinshi umwuka w'Imana yanshoboje ntari kubikora. Mwanyumva neza? Ntari kubikora. Ngatekereza uburyo abantu bashatse kunyica, ariko nanjye umwuka w'Imana anshoboza kubitura neza. Mwanyumva neza? Amen. Ngatekereza iyo nagiye gufata ikiraka ku gicaca ku mugabo witwaga Nemeye, njya kuhafata ikiraka cyo guhingiriza amafaranga nzahemba abazajya guhingira abanzi banjye. Burya ni umwuka wera binshoboje. Burya ni imbaraga z'umuntu. Reka twagene ni umwuka wera wabinshoboje. Uranyumva neza ariko? Amen. Fite amatwi umva yumve. Umwuka wera akora imirimo ikomeye niko umuririmbyi yaririmbye. Ndagira ngo rero dusenga Imana umwuka wera duhindure bashya. Ni nawe ntego yanjye, ni uko tugomba gusenga Imana umwuka duhindura bashya. Siko biri? Nongere nsubiye muri ya jambo ry'intego. Kandi natwe kera twarabapfapfa tutumvira, kandi tugenda tuyobagurika. Twanyine tugenda tugira gute? Burya cyagihe wibaza ariko si imbireke se mbikore, yabigaragaza ngo kuyobagurika. Ariko se uyu musore mwisengere cyase ne kujyayo, ubwo nyine urumva nyine uri kuyobagurika. Twanyine hase buri inzoga nyireke cyangwa se nkomeze ninywere. Mwanyumva neza? Ngo kandi natwe kera twarabapfapfa tutumvira, kandi tugenda tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bimwe, duhora tugira igomwa n'ishyari, turabo kwanga urunuka. Natwe twangana. Twanyine natwe twangana. Kandi ubu nyine ndi gutsindagira Imana izi impamvu. Ubu turacyarimo abantu bangana, kandi abo bari gusabwa kwemera umwuka wera akabahindura bashya. Siko biri se? Natwe twangana. Maze wa murongo wa 4 muri Tito gice cya 3 ngo nyamara kugira neza kw'Imana. Amen. Nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo bibonetse. Amen. Aradukiza. Imana igirite iradukiza. Haleluya. Itabitewe n'imurimo wo gukiranuka twakoze, semanye bisereza, ahubwo kubw'imbabazi zayo. Idukirisha kuhagirwa ariko ku byago bwa kabiri. Ubutaha tuzinjira ku ijambo ku byago bwa kabiri. Amen. Kugira gute? Ku byago bwa kabiri. Twagenanye. Idukirisha kuhagirwa ariko ku byago bwa kabiri. Ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Uyu munsi twibanze ku ijambo guhindurwa bashya. Amen. Amen. Sikomeze guhindurwa bashya n'umwuka wera. Bityo rero ndagira ngo amen. Ndagira ngo twanzire kuri iri jambo ryo mu gitabo cya mbere cy'Ingoma igice cya 16 umurongo wa 11, hanyuma dusenge. Twanzurire mu gitabo cya mbere cy'Ingoma igice cya 16 umurongo wa 11, hanyuma buri wese asenga Imana ati nanjye Mana ndashaka ko wankirisha guhindurwa mushya n'umwuka wera. Amen. Ndifuza ko uko ndi atari ko gukomeza kubaho, ahubwo umwuka nampindure mushya, imikorere yanjye hinduke. Twageneye. Amen. Ufite amatwi mbayumve. Mu gitabo cya mbere cy'Ingoma gice ni cya 16 umurongo wa 11, hakatubwira ngo mushake Uwiteka, mushake n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose. Izi mbaraga rero ni za zindi z'umwuka wera, ni za zindi zihindura. Amen. Imirwanire yacu igatandukana n'iy'abisi. Manyumva?
ntabwo ari imbaraga zo guterana ingumi, ni imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka. Amena. Haleluya. Ntabwo ari imbaraga zo gutera umutwe umugeri, ni imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka. Mwabyumvise neza? Mushake Uwiteka, mushake n'imbaraga ze. Amena. Ni bangahe bakeneye imbaraga z'Imana ngo bahaguruke Uwiteka agiye cyakora ku mitima yawe? Urashaka impinduka mu mutima wawe? Emerera Umwuka Wera kuyobore. Urashaka impinduka mu bugingo bwawe? Hagara mu mwanya wawe, ubwira Imana, ndashaka ko ibi ngibi bimvamo, kandi ntibyakurwamo n'ikindi keretse Umwuka Wera. Amen. Ndifuza ko iyi kamere yamvamo, kandi sinayikurwamo n'imbaraga z'umubiri keretse imbaraga zawe. Ndifuza ko uyu mutima urarikira nawe ukizwa, kandi sinawukizwa n'imbaraga za kimuntu, ahubwo n'imbaraga z'Umwuka Wera. Kandi natwe kera twari abapfapfa, tutumvira, kandi tugenda tuyobagurika, turi mu bubata bw'irari ribi n'ibinezeza bitari bibi, duhora tugira igomwa n'ishyari. Turabo kwanga urunuka natwe twangana, nyamara kugira neza kw'Imana, Umukiza wacu n'urukundo bibonetse, iradukiza. Amen. Iradukiza, itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kuko imbabazi zayo. Idukirisha kuhagirwa ariko ku byago bwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Tujye gusenga Imana, cyangwa Imana ijye ikikora mu mitima yacu. Ndagira ngo rero, ndagira ngo nze gusaba Pasiteri Samuel aze gusenga Imana, ngo Imana ihindure imitima yacu, Umwuka Wera ayihindure mishya. Asenga Imana, cyangwa Imana n'ukuri ituvane mu bubata bw'ibyaha, maze imitima yacu ihinduke mishya. Hanyuma rero, hari rya shyari ritabana n'Umwuka Wera. Imana ishaka ko itorero rikizwa. Turaza gusaba n'undi mushumba uri mu kiruhuko cy'izabukuru, baze gusenga Imana ishyira urukundo mu itorero ryayo. Wa mwuka urangwa n'imbuto ni warasaba ngo Imana ishyire muri twe. Dusabe rero Pasiteri Samuel asenge. Tugushimiye ijambo ryawe ryiza ukoresheje umukozi wawe. Twumviye muri iri teraniro Izina rya Yesu. Umwuka Wera aduhindure, ahindure imitima yacu tube bashya. Mana, watugendereye uno munsi kandi urebe uko turi, umenya yuko dukwiye kuba bashya mu mitima yacu tubishobojwe n'Umwuka Wera. Fasha umuntu wese wumvise iri jambo kugira ngo abashe kuba mushya mu bugingo bwe. Kamere yamuteraga gukora idashima nawe, kamere yamuteraga kugira urwango rudacika, kamere yamuteraga gukora ibyanga n'amaso yawe, ibyo byose Umwuka we yageze abasha kubikuramo mu izina rya Yesu. Twumvise ijambo ryatubwiye yuko Pawulo atarahindurwa izina ngo yitwe Pawulo akiri Sawuli, yarenganyaga itorero ry'Imana, kandi muri we harimo ubugome n'ibindi bisa nkabyo, ariko yarababariwe kuko ibyo yabikoze akiri mu bujiji. Uyu mwanya nonaha turinginze kugira ngo Nyir'Imana utange imbabazi ku muntu wese wiyumvisemo ko ibyo byose yabikoraga akiri mu bujiji, ariko akaba yemereye Umwuka Wera kugira ngo atangire none amuyobore kugeza ku iherezo ry'ubugingo. Mana, turasenze kugira ngo ufashe umuntu wese uhindutse mushya mu mutima we, abifashijwe n'Umwuka Wera, kugira ngo umushoboze kutongera kubivamo cyangwa kubireka,
ahubwo akomeze kuyoborwa n'Umwuka Wera, kuko abayoborwa n'Umwuka Wera w'Imana ari bo bana b'Imana. Turasabye kugira ngo aduhindure bashya imigendere yacu, imirebere yacu, imikorere yacu, mu izina rya Yesu. Ubonekemo yuko tuyoborwa n'Umwuka Wera kandi twice ingeso mu izina rya Yesu. Ingeso zacu zise n'aho turi bo kubera ko tuyoborwa n'Umwuka Wera w'Imana. Fasha ubwoko bwawe ukomeze kutugirira neza. Abashimana twinjize mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tumaze kumva ijambo ryawe, twerekana neza yuko dukwiye kwitandukanya ishyari, Mwami Imana yacu, dukwiriye kwera imbuto. Dusanze ibyo byose bitashoboka tudafite Umwuka Wera. Ibyo byose Mwami twashobozwa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera aramutse ari muri twe, Umwuka Wera aramutse ari mu bagabo, akaba mu bategarugori ndetse abasore n'abakobwa, mu izina ryawe twashobora kunesha ishyari, twashobora kwera imbuto zikwiriye abihanye. Abantu bose batubona bakatubona nk'Imana. Niyo mpamvu Mana dusabye ngo utwemerere muri iyi minsi abacika intege bongere bagaruke mu imbaraga Umwuka Wera. Mwuka Wera izina rya Yesu abe muri twe. Mwuka Wera yongera agira imbaraga muri twe kugira ngo atuneshereze ishyari, atuneshereze uburiganya, aduhe kuvuga ukuri, aduhe umutima w'amahoro, atwuzuze umutima w'urukundo kugira ngo natwe utunezerwe. Urakoze Imana ko witeguye kubana natwe no kutwongerera imbaraga muri iki gihe turimo, kuko tuzi ko turi mu gihe kigoye kandi kimeze nabi. Nuko rero ntabwo twakishobozwa, nta wundi wo kudushoboza, nta wundi wo kwihanganira ibyo byose, nta wundi wo kudutera kunesha ibyo byose, teretse imbaraga ziva kuri wowe, imbaraga z'Umwuka Wera. Twemerere imbaraga z'Umwuka Wera zibane natwe muri iyi minsi. Dusabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.